mu gutwara inda nazitwaye ntabizi nzibyara ntabizi kujya no kwa muganga nta nubwo nigeze njya kwipimisha numvaga amatwi yarazibye ibintu bikaza bikambyina inyuma yanjye umuntu yanenda avuga ko agiye kumbeshaho neza ukora niko nababwiye ko naje inyuma yanjye hari ibintu bibyina bireba nkabibura umugabo yaragiye ajya mu Bugande akimara kujya mu Bugande amatwi yawe araziba amaje kuziba ukaza ugenda ukumva ibintu bibyina inyuma yawe bibyina inyuma yanjye nabireba nkabibura wumvaga se biri kubyina nka gute yagusanze ariko ibyo bintu bibyina inyuma yawe yansanze biri kubyina inyuma yanjye so munagutinyutse ate ntabwo uzi ko umusazi se bamutoragura mu muhanda umugabo yaraje ati ngwino njye kugaburira mukungaburira nyine ubwo nahise mba umugore wiyo yarambwiye tugende ajye kumpa ibiryo mu kugerayo nibwo yita mfatiraho mu kumfatiraho ngewe yakujyanye agiye kuguha ibiryo mu kuguha ibiryo ahita agufata kugufatiraho si ugushatse kuvuga iki yagufashe ku ngufu ubwo nyine yahise antera inda nyine yamfashe ku ngufu ako kanya uko nta bushobozi nari mfite yakomeje guhaha akomeza kuza yankuye haramwira isoko rya Kayonza isoko rya Kayonza ndahabona neza agukura mu isoko ati ngwino tugende njya kukume ibiryo njye kuguha ibiryo noneho kumva byahise bigenda uko mbyaye uriya mwana byahise bigenda ukimara kubyara wa kabiri nta muntu wambwira ngo njye kwikingiza narinze mbabyara ntagiye kwikingiza no kwa muganga numvaga ibyisi nabihaze kuko nta mubyaye cyangwa se nibyanga nzamubyara mute muri borodire ubundi nkomeze nigendere iryo jambo nararivuze hari ukuntu ugenda mu kimotero ugasanga bamenyeho ibiryo iwe ibiryo urabitoragura ukabirya kandi ukumva uranyuzwe imagine ko ushobora kubirya abana nabo barabirya ibyo batoraguye baba bazi sawa nabikuye abana icyo bagaburiye barya icyo ndabirya nkumva biranyuze nta n'ikibazo mfite kuko ubuzima bwarancanze uzi ko n'inzara iryana uzi kuryama munsi y'umukingo ngewe inzara yarandiye numva ntaye ubwenge ariko ubu ngubu ntawapfa kunshushanya kubera akenge kagarutse watubwiye ngo wigeze kugera igihe ukaza ugira ngo imbaraga sa mu mutwe zaraje byaje kugenda bite ngo noneho umuntu arambwira ahubwo akenge nabwo gatangiye kugaruka umuntu arambwira ngo ariko disi ngo mama Yivani ngo uzi ko mu mutwe ngo haba amenyo yego ndavuga se mana ubu nageze n'igihe cyo kurwara inyo ubundi nabonaga n'umuntu nkamwihisha yego nkamwihisha ntatambona umuntu yaza yasanga neretse nk'agasane atareba ibiryo ndi kurya ntabwo nari nzi ko no kwa muganga habaho yego reka ubu kubavuka ntabwo urajya kwa muganga uriya mwana niwo nkingije none se ubwo abana bawe babyaye gute abana banjye nabyariraga mu rugo ntabwo igisa cyakuryaga nk'abandi se igisa se wagize ngo wemeze nabi kirajyana nta nicyo wumva reka nta no kurira n'umwana byibuze ngo ajye no muri pirimeri uri muzima se wabyara gutyo niyo napfa nkavaho kugira ngo ngire agahinda kangana gutya ubugari nsanze ahantu buri neza navuga ni wenda umukire yahaza arabumena reka nanjye mutoragure nirire ari ubugari yabumennye busonze urabutora ukaburya ubugari nibwo budafite ikibazo kuko baba babumenya ahantu bazi ko bwashaje ariko uragenda ukayora wasanga nta hantu bamenya ibigori ukayora wasanga ahandi bamenya udushyimbo ukadukusanya ni ukuvuga ngo wowe ubugari ubonye hasi nyine wumva ko ugenda ureba ahantu baba bataye ubugari uko iyo ugeze amahirwe ugasanga nk'umukire wasigaje ubugari yabujugunye ubwo ipura iba yabonetse ipura iba yabonetse uzi kano kana kanjye kari kunga mama we ibintu wabuze nzakugurira yabona abandi guteka ibiryo ariko twe turaburara umuntu uragenda wamuganyira yes reka nonyambarize kaza bakunza Slim Jesus TV nanjye mbasuzuma gukomeza kugubwa neza aho mweso muri kano kanya rero tuje kuba twareba umumere hano maze iminsi muri Kigali ngo afite ibibazo bitandukanye aho yaje kuba yasaba umuvugizi yaje kuba yasaba ubufasha ariko bitewe nuko nyine yagiye abahantu henshi hatandukanye
abura bamwirukana ibintu nk'ibyo bamwirukana n'iki ubu ngo twaba tugiye kugera ahantu aba akwamiye dore ni hariya aba akwamiye aho aba ari kumwe n'abana be ni ibintu byinshi ushobora kwibaza kuri uyu mubyeyi ari nabyo tugiye kuba twagaruka turaza kuba twamuganiza murabona uburyo aba yicariye atuje kabisa ubona nta kibazo afite cyane ko benshi bambwiye bati rwose uyu mubyeyi akeneye umuntu umuvugira akeneye ubuvugizi ari impamvu twaje kuba twamusanga ahantu abari n'abana be tugiye kuba twaganira rero reka mbabwire tube dukatingira aha ngaha mbanze musaba uburenganzira ko twaganira then mukanya tuhite dutangira ikiganiro cyacu mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri wese mumeze mute rero turaho gakenya muraho gakeye babita bande nitwa Mukadusabe Florentine Mukadusabe Florentine Mukadusabe Florentine tugiye kuganira cyane cyane twibande ku buzima bwawe utubwire uburyo ubayeho kuko hari umuvandimwe dutabaje avuga ngo tuze kuba twakwegera nyine tugerageze kuba twagukorera ubuvugizi ubu rero tugiye kuba twaganira utuganize utubwire ku mateka yawe sibyo ubusanzwe amazina yawe ni ayahe nitwa Mukadusabe Florentine Mukadusabe Florentine ukomoka he ubahagana he Kayonza nkomoka Kirehe Kayonza ugakomoka Kirehe yego uburyo wambayemo cyangwa se n'uburyo dusanze abana bawe bari bambaye n'uburyo n'imibereho yawe n'uburyo bugoranye uko mubibona nuko bimeze cyane cyane tubona n'ibyo kurya bitugoye n'umwambaro kugira ngo tubone biratugora ntabwo mbona uburyo nkushakishamo ngiye ubuzima bwanjye bujya guhinduka umugabo twabanje gushakana mu buryo butemewe ariko bw'urukundo noneho dushakana tuzi ko tugiye gushakisha ibitubeshaho bigira igihe biranga umugabo akajya nsahura ibintu akajyana ubugande ibyo tumaze gushakana noneho ubwo ubuzima bwanjye buragenda burahinduka gutyo ndagenda n'umutwe umugabo aranjugunya kugeza iyi saha ubwo nibwo narorongotanye gutyo ntazi iyo njya n'iyo mva uwabaga utambaza tugeze hehe ndaza nza muri Kayonza umuntu abasha kuntisa inzu ubuzima bukomeza kuncanga ndashakisha biranga ku buryo nageze n'igihe ndwara n'inda mu mutwe abantu bakajya basanga ngo bakanseka dore uriya musazi kandi mfite akenge ndi kumva mpumeka ariko nzi n'akenge kuko butambaza turi muri uwo mudugudu mba muri ubwo buryo mu gutwara inda nazitwaye ntabizi nzibyara ntabizi ko ujya no kwa muganga nta nubwo nigeze njya kwipimisha bitewe n'ubwenge bwanjye bwari bwayobye ubuzima bukomeza kuncanga akomeza kubaho muri ubwo buryo kugeza iyi saha nibwo umuntu yansanze ahantu nigunze arambwira ati tuhaguruka ujye mu bandi ariko njye nkumva ntinye no kugera mu bandi bantu bitewe n'ubuzima bwanjye ukonde watwaye inda utabizi gute gutwara inda nabizi numvaga amatwi yarazibye ibintu bikaza bikambyina inyuma yanjye mbese ni ukuvuga ngo amatwi aziba uko kose narebaga gutyo nkumva no mu mutwe ntakiri kugenda umuntu antenda avuga ko agiye kumbeshaho neza antera inda nzi ko agiye kwambika utwana nari ndi kumwe nyine nababwiye ngo wari utwana nari mfite utundi ufite abana bangaho nta kandi kasigaye mu rugo nuko ngo umuntu wose yagutenda akubwira ngo agiye kugufasha uwo mwana wa mbere agiye kumfasha uwo mwana wa mbere amaze kubona ntwaye indi ngiyi ubwo akomeza kuduhahira gake gake ubwo ahita ntera n'indi ya kabiri none agendera rimwe none wigeze kutuga ngo wajyaga ngo amatwi yabaga azibye yarazibye neza ntago numvaga nta nubwo narebaga n'umuntu ngo mbe namumenye uwo ari we cyari byagenze bite kandi uko ubona umuntu agenda gutoragura mu mujyi agenda mu mujyi ubwo siko byari byaragenze sinkuzi niba bari barandoze ntabwo mbizi ubwo akenge kagiye kagaruka aho mbyari uriya mwana muto none agiye numva ubwonge butangiye kugaruka ubu ngubu agasura mubona ndi inkumi kuko ntangiye kuvuga ngo aho nagera bampa utwo bamemye nkakubura kibuze nkabona utwo kujya uwo mundi nkimara kubyara uriya mwana ajyaga no gusaba akazi nkakabura mbaho muri ubwo buryo kugeza iyi saha kurya n'Imana mfasha uravuze uti ukeka ko bashobora kuba bari barakuroze niko ubikeka ariko se
nta n'ibimenyetso byakwerekaga bijya gutangira kugira ngo wisanga wavutse utumva? Navutse numva. Aho nangiye gushwana n'umugabo ansahura ibintu ajya Kirehe ajya mu Bugande. Niho natangiye kugenda nyoba. Washatse umugabo ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. 16. Mfite 37. Uvuze tuyagusahuye ibintu, mufite uko mwabanye, mufite ukuntu mwahuye mbere yuko mubana, sibyo? Okay, mbere yuko agusahura ibyo bintu ntabwo avuga ngo nyine mufite ukuntu mwahuye, wenda wari ufite uwe butunzi kugira ngo wenda yaragusahuye. Ngiye ntabwo nari mfite kubera mfite mama w'ikimuga. Nawe arakodesha ntabwo nari mfite. Twari tuzi ko turi gushakisha nyine nk'uko abantu bashakisha ari bazima. Nabonaga mfite amaboko, mfite ubwenge, ntari kimuga. Nari nzi ko tuzashakisha, none gushakisha kwacu byaranze biratunanira. Ubwo rero ngubu aho ngeze nandi kugerageza gushakisha kubera numvaga maze kugarura ubuzima kubera uwo mugabo n'ubu ntabwo turi kumwe. Kubera ndi njyenyine. Ubwo rero nkabura ubushobozi bwo kugira ute nshakishiriza abantu. Ubwo niko kugira ute kwitabaza gutya. Kuko n'inzu mbamo ubu ngubu yarasenyutse. No mu mudugudu mbamo barateranaga bakanyirukana ngo nimvemo ngo ndi umusazi. Kubera iki kandi? Ngo ndi umusazi. Kubera ubuzima buke. Kubera umusazi. Ngo ndi umusazi kubera isura ryanjye. Kubera isura yawe. Hanyuma abana bawe? Abana banjye nyine nuko nyine baba abangaba nyine nabo no kujya nyine nkuko kose. Nakuburiye nk'umuvandimwe. Ubwo nyine naba ntakuburiye ubwo nyine tukaburara cyangwa tukarya utuboga twatubonye. Yego. Ndabyumva. Umwana mukuru afite imyaka ingahe? Umwana mukuru wanjye ngo afite 15. Umukuru afite 15. Okay. Umukuru? Ntago ari muri bana? Ntago ari muri bana. Ngo ariga se? Nta bushobozi dufite bwo kwiga, ntago yiga. N'ubu wari ahantu yaragiye ariko arambwira ati mama umugongo waracitse bitewe no gushakisha kugira ngo ubone uko ubaho. Ati mama tubayeho nabi rwose, ati ntabwo nzongera kujya gukorera abantu. Ubwo umwana ari mu rugo, namusize mu rugo. Ariko ubwo nyine yatagiye nko mu isoko ngo bamuhe utwo kurya. Aragenda yabona ibyo kutoragura hasi agatoragura nkabona aratuzaniye. Kuko njye nta muntu ushobora kumpa akazi mfite aba bana. Batakubwira ngo ntabwo washobora akazi. Ubwo rero bikanga ugataha ukareba kujya kwiba bikakuyobera, kwicara hamwe ugatuza. Umukobwa uwo mwana mukuru ni umukobwa cyangwa n'umuhungu? Ni umuhungu. Ngo nawe waraje gukora i Kigali nyine yaje gukora i Kigali. Okay. Komeza noneho use nk'utuganiriza utubwire kuko watubwiye ko wigeze waje kwisanga warapfuye amatwi. Wapfuye amatwi, umugabo wa mbere agutenda mubyarana umwana wa mbere, mwaje kumubyarana ariko uwo mwabyaranye atubwiye ko uwo mwabyaranye bwa kabiri yashaka kugira ngo agufashe kurera uwo mukuru. Wa kabiri. Uwo mukuru we kugira ngo umubyare byaturutse kuki? Kuko wamubyaye udafite ikibazo. Uwo mukuru namubyaye ntafite ikibazo. Ikibazo cyaje nyuma. Byagenze bite rero? Twarakodeshaga rero amasambu tugahinga. Twamara kweza umugabo aratangira akajya bisahura akajya mu Bugande. Ndi kwibaza uwo wa mbere. Uwo wa mbere nyine. Wabanje kubana n'umugabo. Wa mbere. Umubyarano ufite 15. Yego. Bigenda bite? Noneho rero amaze kujya i Bugande ubwo urukumva ko nta byacu twari dufite. Ubwa mbere turahinga twezi 400. Ahita bitambikana. Abijyana mu Bugande. Umugabo nsenga bazaragaruka. Aragaruka turabana, twongera dushakisha isambu turahinga. Tumaze guhinga twezi 220 nabyo bicanaho. Noneho mbona umugabo yatangiye guhinduka gutyo. Noneho ubwo ngubwo ubwa gatatu aragaruka. Nabwo ansaba imbabazi. Ansabye imbabazi ndamureka nk'umuntu w'umugabo nyine nk'umuntu twakundanye. Ndamureka muretse noneho ubwa gatatu nibwo yafashe imyenda yanjye yose ibintu byose mu nzara bitwara. Amaze kubitwara nsigara gutyo mburiyo nkwigwa. Ubwo nazaga gutyo naraye mu nzira inshuro 3. Waraye mu nzira inshuro 3? Mbona ngeze muri Kayonza. Yego. Ukora niko nababwiye ko naje. Inyuma yanjye hari ibintu bibyina bireba nkabibura. Ibintu bibyina gute? Abantu basaga nk'abambyina inyuma ariko nkababura. Umugabo yaramaze kugenda. Umugabo yaragiye ajya mu Bugande. Akimara kujya mu Bugande amatwi yawe araziba. Araziba. Amaje kuziba
ukazaba ugenda ukumva ibintu bibyina inyuma yawe. Bibyina inyuma yanjye nabireba nkabireba. Wumvaga se biri kubyina nka gute? Numvaga biri kubyina mu mutima nyine. Inyuma hari abantu. Bivuga gute? Nareba umuntu. Nakibuka nkabura umuntu. Ndagendere mu buryo bwose mbaho gutyo ndi ikintu cy'ikigoryi. Ubwo rengeza no muri Kayonza nibwo nahuye n'undi muntu avuga ati reka nze ndimurerera abo bana. Icyo gihe ariko wari yagusanze ariko ibyo bintu bibyina inyuma yawe? Yansanze biri kubyina inyuma yawe. So munagutinyutse ate? Ntabwo uzi ko umusazi se bamutoragura mu muhanda. Byagenze bite? Umusazi bamutoragura mu muhanda. Umugabo yaraje ati ngwino njye kugaburira. Turagenda. N'abantu n'uwo mwana wanjye. Yego. Mu kungabura rero iby'abagore by'iki. Umwana yaramaje kugira imyaka ingahe? Amaze kugira imyaka 10. Okay. Mu kukugaburira? Mu kungaburira nyine ubwo nahise mba umugore wiwe. Gute se? Uwo muntu yarambwiye tugende ajye kumpa ibiryo. Mu kugerayo nibwo yita mfatiraho. Mu kumfatiraho ngewe yakujyanye agiye kuguha ibiryo. Mu kuguha ibiryo ahita agufata. Kugufatiraho se ugushatse kuvuga iki? Yagufashe ku ngufu? Ubwo nyine yahise anterinda nyine yamfashe ku ngufu. Ako kanya uko nta bushobozi nari mfite. Yakomeje guhaha akomeza kuza. We yaragumyaga yaratekaga ukagenda akakugaburira. Uwo munsi ugenda warahagumye cyangwa waragendaga ugataha ukagaruka? Narahagumye. Narahagumye. We yarakubwiye ngo yagusanze ku muhanda? Ngo se we yari muzima basi? Niba ari muzima ujye umuntu yataye ubwenge nta nubwo umenya ko n'undi yataye ubwenge. We arije wagira ngo ni muzima. Yego. Abaragufashe? Ubwo nuko nyine tubana nk'icyumweru kimwe. Siganinda. Sigaranyinda rero mu gihe nyibyaye n'ubundi aragaruka. Agarutse aho hantu mwabanye se hari mu nzu ye? Oya ntabwo hari mu nzu ye. Yarakodeshaga? Yabwiye ko ari inzu ye ariko nyuma nyaka atari inzu ye. Byagenze bite rero? Ubwo ngubwo abarakujyanye akujyanye akazajya kugaburira ahita avuga ati kumira hano n'ubundi abaguteye indi nda ubu bya ndi mwana wa kabiri ako nta kibazo akugiriye neza kuko yagukuye ku muhanda. Ese yagusanze utaragera Kayonza cyangwa mwaho? Ndi muri Kayonza. Warageze muri Kayonza. Wari uhamaze iminsi ngahe? Muri Kayonza ari mpamaze umwaka umwe. Uba hehe urya hehe urara uti? Mbaho muri Kayonza ndyamaho mbonye. Wararaga umuhanda ku muhanda we n'umwana wawe? Kujya byageze igihe. Nirarega mu muhanda rwose narabuze inzu. Yari igihe umuntu w'umujyana neza araza arambwira ati ngwino mutize inzu bene. Oya ariko ndi kuvuga wamaze umwaka urara hanze. Uwo mugabo arangije araza aragufata aramwira isoko rya Kayonza. Isoko rya Kayonza arandahabona neza. Agukura mu isoko ati ngwino tugende. Njya kukume ibiryo. Njye kuguha ibiryo. Mukimara kurya ahita akimara kurya ko kanya bwahise agufatirana. Ati gumira ahangaha nkurerera uyu mwana. Tubana mu bwo buryo. Tumaze kubana mu bwo bugere nibwo mubyari abana babiri. Umva kuva icyo gihe. Ubwo kumva kutumva biza ryari? Noneho kumva byese bigenda uko mbyaye uriya mwana byese bigenda. Ukimara kubyara wa kabiri? Nagize ubupfamatwi ntwarize inda nuka niyo kiri. Oya icyo gihe yarakubwiye ngo najye azujye kukurera abana? Ntago numvaga. Icyo gihe kwa umunwa nkuko uri kumbwira ku munwa. Akandi abura nka muntu mbese. Yagutwaye nk'umuntu utavuga utanumva. Muragenda mugezeyo arangije nyine ubwo bita birangira mwibaniye sibyo? Abagutenda ya kabiri waje kumva ryari? Numvise kunda ya kabiri y'uriya mwana uri kubyara. Ku buryo n'aba ngaba nta muntu wambwira ngo njye kwikingiza. Narinze mbabyara ntagiye kwikingiza no kwa muganga. Numvaga iby'isi nabihaze. Ntazi iyo ndi. Numvaga narabihaze. Navuga ni ngiye icyo nzi cyo nuko nabyara umwana nubwo namuheka mu ngutiya nta kibazo nagira. Mpfa kuba namubyaye. Cyangwa se nibyanga nzamubyara mute muri borodire ubundi ngomeze nigendere. Iryo jambo nararivuze. Wararivuze? Warigende? Nararivuze. Numva ndababaye. Ubwo akenge gatangirwa ko n'umuntu yambwiye ati we ihangane. Abana babona umugisha. Niyo abantu bose abagabo bose bakwanze. Tuza. Nubyara uzabona umugisha. Ubwo rero kugira ngo mbitabaze gutya nuko bakomeza kunsanga mu bwigunge nk'uko umuntu waraguye mu muhanda. Yego. Kuno raguye mu muhanda remba ni gushakisha icyambeshaho.
uretse ko umuntu atahita akibona. Wowe nageraga nk'ahantu ufite nk'agafu akampa, ufite agaceri akaba yakampa, yaba atakampaye hari ukuntu ugenda mu kimotero ugasanga bamenyeho ibiryo, ibiryo urabitoragura ukabirya kandi ukumva uranyuzwe, aho kugira ngo ujye kwiba ukagenda ukabitoragura ugashyira abana bakarya. Imagine ko ushobora kubirya, abana nabo barabirya ibyo watoraguye, baba bazi aho nabikuye. Abana icyo bagaburiye barya icyo, urabifata ukabitwara ubitoraguye, kare abantu bipfunyika neza, ntabwo bazakuramo indwara. nese aho kugira ngo baburare wabigenza ute? Nta kundi wabigenza, nta kundi wabigenza. Njye ndabirya nkumva biranyuze nta n'ikibazo mfite, kuko ubuzima bwarancanze. Uzi ukuntu inzara iryana, uzi kuryama munsi y'umukingo utegereje ibyo kurya, uzabona kurira mu maso, icyo uzaba ngo ntaho kijya, ntaho kijya rwose. Njye inzara yarandiye numva ntaye ubwenge, ariko ubu ngubu ntawapfa kunshushanya kubera akenge kagarutse. Ubu nibana akenge karagarutse, umbonye n'icyo nakora nabasha gukora. N'ubu nuko nta gishoro mbona, nagenda nkacuruza nkabeshaho abana no kugira ngo nkomeze mbahe umwanda, kuko nabonaga umwanda nkumva uranyuze. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ugera mu kimotero ugasanga baratayeho udutoki, tubere tw'udutoki, uradutoragura ukadukusanya. Ya myanda y'ibirayi bataye uragenda ukatoraguramo bya birayi ukabikusanya, ubundi ukagenda ugashyira abana ku mboga. Watubwiye ngo wigeze kugera igihe ukazagira ngo imbaraga sa mu mutwe, zaraje. Byaje kugenda bite ngo noneho umuntu arambwira, ahubwo akenge nako gatangiye kugaruka. Umuntu arambwira ngo ariko disi ngo mama Yivani ngo uziko mu mutwe ngo haba amenyo. Ndavuga se mana, ubu nageze n'igihe cyo kurwara inyo. Nuko arambwira ngo reka nguhe ikirore maze wirebe mu mutwe. Ndebye mbona umusatsi wose, utunyo twinda twahereye hano ku musatsi hasi ugera hejuru, ariko inda sinayumvaga. Ntabwo nayumvaga. Siziryana se? Reka ntabwo nazumvaga. Ntabwo nazumvaga. Njye numvaga nkomeye, umuntu araza ati yemwe tereka ngukureho umusatsi, azana umukasi arakata, akuyeho numva akayaga karahushye. Gahushye numva n'ubwenge butangiye kuza gahoro gahoro. Nuko niho kugera aya magingo ya nayo, niho kugera abandi bantu batangiye kujya baruhu. Nabonaga n'umuntu nkamwihisha, nkamwihisha aratambona. Umuntu yaza yasanga neretse nk'agasane atareba ibiryo ndi kurya, nkabihisha. Ninjira mu nzu nkihisha, ariko umuntu yambwira ati jya ahagaragara nk'abandi, ubundi umenyere n'abantu. None ubu uko biri, nubwo ntarabona ubushobozi, ariko ubu akenge kari kugaruka. Si wigeze ujya no kwivuza basi uvuga ati njye mfite ikibazo wenda mu mitekerereze yanjye byibuza? Uretse Imana yonyine. Icyo kintu ntabwo natekerezaga ko narya n'ibinini, ko najya no kwa muganga bakamvura. Ntabwo nari nzi ko no kwa muganga habaho. Reka ubu kuva wavuka ntabwo urajya kwa muganga? Uriya mwana niwo nkingije, ntabwo ndajya kwa muganga. Abo bandi ntabwo urabakingiza? Ntabwo wigeze bakingiza? Reka uwo nakingije n'uriya. Niho navuze ngo ngiye mu bandi, nabwo ariko banseka Mana yanjye wumva nakwiruka. Baragusekeraga iki kandi? Numvaga mfite ikintu cyo gutinya muri njye. Ariko nta n'uwagusekaga, ahubwo warabitekerezaga ko bashobora kuba bari kuguseka. Ibitewe n'ubuzima, njye nageraga mu muhanda bakambwira ngo uyu musazi ngo niyigireyo, umusazi niyigireyo. Nkavuga se ku mutima ubundi abatwara iki? Numva birambabaje. Natekereza ndi umukobwa ukuntu nari meze neza, nubwo nari mfite mama w'ikimuga, ariko nari mfite ubwenge bwuzuye. Ariko ntekereje ukuntu ahindutse, biramyobera birancanga. Nuko ubwo rero kwa muganga umatinyutse ubu, niko kuvuga ni akenge niho kagarutse. Nibwo nakingije uriya mwana mbona ifishi yiwe, ariko ntumbwire ngo wambwira kwa muganga. Nabaga nanagutuka kwa muganga se ni none ubwo abana bawe babyaye gute? Abana banjye nababyariraga mu rugo. Numvaga se ko hari icyo naba. Reka ntabwo igisa cyakuryaga nk'abandi se? Igisa se wagize ngo wemeze nabi kirajyana, nta nicyo wumva. Reka ntacyo wumva. Ubwo naho nabyariye tujya gutyo, ariko kuri mukobwa ni ukuvuga ngo noneho nabyariye umva abantu bagendaga bateka uturyo banzanira.
umuntu agateka agasomba akanzanira yego yasizemo n'agafupa mawe kuko baramfashe mu ubwo buryo mbona ngeze ahangaha ubwo buzima bwanjye rero bwakomeze kuncanga nk'ubu ngubu abana banjye nk'ubu uri kubona uyu mwana ageze igihe cyo ku ishuri ariko se nshakisha iki umwana agere mu bandi gute abandi bana bari kwigana ibyo nkumva mfite agahinda ubwo rero nibwo kwitabaza nk'abavandimwe bansanze ku nzira ngomba kubabwira icyifuzo mfite cy'ubuzima bubi tukaganira nuko bimeze hanyuma abana bawe si ubu ngubu koko ubu ngubu barazagunya barya ibiryo byo ku muhanda hari igihe Imana yagira uko bigenda nkakomeza nkagira ubuzima nkakomeza nkashakisha ubwo iminsi igakomeza ikicuma hagiye ibiryo byo ku muhanda bazagera igihe hari bakabireka nk'uko ntangiye kugarura akenge wenda nkazabona uburyo nakwifashisha cyangwa wenda abana bagakura nkaba najya guhingira umuntu nkabona nk'udufaranga nkajya mbagaburira muri ubwo buryo ubwo wenda Imana uko bigenda nta wabimenya nshobora no gukora wenda nka 5 abana bakuze nkajya no mu isoko nkashakisha nk'abandi abana bakabona uko babaho hanyuma se ugira undi muryango uri wenyine bimeze biti ngende njyenyine uretse uwo mama ari ikimuga mama wase yakubye ari wenyine abandi bose bagiye mu Bugande bagiye mu Bugande ntabwo bajya kuvugisha ntabwo bajya bamvisha nta iPhone se ngira nta nubwo bazi nahomba nta telefone ugira nta telefone ngira none ubwo ngubwo urumva telefone bidakenewe se kugira ngo bavugisha abo babyeyi bawe ngo ukabavugisha mama wawe ukavugisha n'abo bavandimwe karakubyihuza nimba ari nako gasukara kurusha akaba yakakohereza n'iki kintu igihe wenda bizashoboka icya mbere nuko icyari gikomeye kiri kugenda kivaho ubwo nabanje kugira ubwenge buke nkabanza kugira ubuzima bubi hagiye ubu ngize ubuzima bwiza na telefone nzayibona nkajya nganira nabo kandi nkaganira n'abandi bavandimwe ubwo agahinda kakagenda kashira wenda buri Imana izabigufashamo sibyo se Imana izabigufashamo kandi no gukomeza kwihangana niko mu buzima bugenda ahantu hose ujya ubona se ko atari n'abandi batameze neza ntabwo ari wowe wenyine ariko ubuzima burajyana ugize amahirwe ukaba muzima washakisha nk'uko abandi bashakisha wigeze wifuza kuba wapfa ryari narabyifuje rwose kuko ibaze ubayeho bwa mbere ubayeho neza ubonye ibyo kurya byiza none ugeze igihe na byandi byo kurya urabibuze noneho ugeze no mu gika cyo kubyara utazi uburyo uri kubyara icyo ari cyo uzi kubyara nta n'inzu ugira nta n'ikibanza ugira nta kurira n'umwana byibuze ngo ajye no muri pirimeri uri muzima se wabyara gutyo yego ngo Imana niyo ibikora ariko Imana ibikora nawe ubishyizemo uruhare utabishyizemo uruhare ntacyo nayo yakora ubwo niyo mpamvu byagize igihe ngira agahinda ndavuga ubu ngubu rwose niyo napfa nkavaho kugira ngo ngire agahinda kangana gutya kuko uko guhinduka mu mutima wanjye sinjye wabizanye nabonye bibaho gutyo kandi birongera birikiza bikira muri ubwo buryo ngewe nanagendaga ari noneho ntwite akumva ati nsanze mu nzira bageze ngo umuntu aratinya ko bamuroga uba warapfuye wararangije nkagatoragura nkagahekenya nta kibazo mfite akajumba nsanze mu muhanda nako nkagatoragura ukumva byose nta kintu nahitagaho nkumva kiranyuze ariko uri muzima nta n'ikintu ufite ubu nagifata hayo kereka ako kagari da ubugari nsanze ahantu buri neza navuga ni wenda umukire yahaza arabumena reka nanjye mutoragure nirire ubugari yabumennye busonze urabutora ukaburya n'ifu isanze hano bayimenye urayora iki si byo bindi byo bitinya ubu ngubu niho ntangiye kumenya ko ari bibi mu muhanda ubugari nibwo budafite ikibazo kuko baba babumenya ahantu bazi ko bwashaje ariko uragenda ukayora wasanga nta hantu bamenya ibigori ukayora wasanga ahandi bamenya udushyimbo ukadukusanya ni ukuvuga ngo wowe ubugari ubonye hasi nyine wumva ko ugenda ureba ahantu baba bataye ubugari uko iyo ugize amahirwe ugasanga nk'umukire wasigaje ubugari yabujugunye ubwo ipura iba yabonetse umunsi ukira
kanumva ari ibibazo ese abana ni mubareba ubu abana ugira gutya nawe ukabazanira ubugari watoye ahantu ntabwo ujya uteka ntabwo njye nteka akereka iyo nabonye nk'utuboga ushaka udukwi ugashyira ku ziko nabo bakabona ko watetse yego uwo yanditseho imibare ufite imibare wiyanditse ku kaboko kawe iyo mibare ivuze iki imibare iyi mibare rero ni umuvandimwe wambaye nomero ze za telefone ari kuzandika hano ngo arebe ko hari bufate kugira ngo rero kuri buzifate kuko ndi buzifate mu bwo buryo ni ibibazo ni ukwihangana ariko Imana ibibireba ubu ujya usenga ndasenga mu bageni ba Yesu ndasenga ubu ngubu amaze koroha ndasenga ariko none ntabwo tambaza ngo jya gusenga reka umuntu yambwira ngo jya gusenga nkumva namutuka ariko ubu ngubu ndagenda nkasenga uzi kano kana kanjye kari kunga mama we ibintu wabuze nzakugurira yawe n'abandi guteka ibyo ariko twe turaburara Yesu ukumva agenda karakwishe ukarira uriya rero igihe cyabaye kibi uragenda ukihera mu cyumba ugasenga ukavuga ati Mana gira uko wabigenza umwana wanjye nawe azabona ibyo kurya azabona n'ako gakoma ko kunywa ukicara ukabibwira Imana yawe ukareka kujya kuyabara rubanda kuko umuntu agenda wamuganyira umuvandimwe wawe akasigara guseka ariko uragenda mu cyumba cyawe ukariraho wamara kuriraho n'umwana akagusanga ubwo nabwiraga uburyo abana babonaga abandi batetse bakifuza ko nanjye nateka ariko nkabahumuriza tugera ku rugero rwo gusenga bitewe n'uko umuntu yabuze ibyo guteka ukari Imana ukavuga ngo Mana nanjye uzampa ibyo guteka nk'abandi agenda kakwisha ubwo niko Imana yanjye ibikora nko imvura yagwaga nasoromaga izo mboga nkaba nazishaka kuziko abana bakabona ko nanjye natetse bajya kunakora nanjye ndagabura ariye umwana yabona batetse abandi bana ibiryo mama we twebwe tuzabijya gute ariko mahumura nzabikugurira humura nzabikugurira mama we nzabikugurira yabona abandi bamama bambaye amakanzu mama iriya kanzu nzayikugura bitewe n'uko abona duhora twigunze mu rugo nta kintu n'iki abona mu rugo noneho yabona n'inzu turimo ariko abandi ko bari mu nzu ya sima twebwe turi mu nzu y'ibyondo uvuze ibyondo bitugwaho tukaryama n'ahantu ibinonko mama we yaje usasira neza ibinonko biranyica ubwo rero wakumva ibyo bintu bimeze gutya agenda kakakwica ubwo niko amateka yanjye ameze niko ubuzima bwanjye buhagaze ase afite imyaka ingahe umuhungu afite 3 n'igice no kukugerera byose ukazabikora buriya reka mubwire azabikora wagira n'icyizere ngo mama ngo ndanakubakira n'inzu ujye umenye ko azabikora ahubwo ntukiyebe nese se bakubwiye ngo abana ni umugisha mu gihe wowe wumvaga ko namuta muri brodire nkagiye rero bona bo umugisha wawe ni nayo buryo wowe ushobora kubaho ubuzima bukugoye ubona ibintu byaranze ariko ntakubuza aho bizakundira rero hari igihe umwana wawe ba inzira zo gukira kwawe cyangwa se zo guhindurirwa ubuzima sibyo so tugane ku musozo reka tugane ku musozo w'ikiganiro tugana ku musozo umuntu abonye kino kiganiro akavuga ati uyu mubyeyi byibuza ndumva nshobora kuba namufasha namugura agasukari cyangwa naragiye ikintu umufasha ubwo umuntu yakubona gute nshaka kuba yamvugisha ni umuntu twegeranye mbese nyine ni umuntu uri hafi yawe yego ubwo ni ukuvuga ngo isaha n'umuntu utayamushakira nubwo yamushaka saa 6 z'ijoro yaza akambwira tukavugana nabo kuri telefone iyo nimero ni iyihe nyibasomere basomere okay umuntu ashaka kuba wenda ushobora kuba yafasha uyu mubyeyi ntabwo uzi no gusoma yego ntabwo mbizi neza umuntu ushaka kuba yafasha uyu mubyeyi yamubona kuri nimero ya telefone 0783505241 0783505241 turaza no kuba twazishyira ku kiganiro turazandika hasi umuntu ushaka kugufasha umuntu ushaka kuvugisha abashe kuba yakubona sibyo yego murakoze cyane rero
nimba wenda hari n'ikintu mwifuza kuba mwabwira abantu nta kibazo mwababwira. Murakoze, ndabashimira uko mwabashije kunyakira. Imana ikomeze ibahe umugisha, turakomeza tugende dusenge tubinabisengere, uko izabigenza tuzabyakira uko nguko. Murakoze. Murakoze cyane.